Hano mu Rwanda dufite abakobwa cyangwa se igitsina gore gifite amafaranga papa. Tekereza kuri kano kantu. Tekereza kuba wafata miliyoni ziri hagati ya 28 ndetse na 45 ukaba waziguramo marete yo kugenda witwariye mu ntoki. Tekereza nanone umusista wifata agafata amafaranga arenga miliyoni 70 z'amafaranga y'amanyarwanda akaba yakiguramo igikoko cy'imodoka rwose akayitereka aho ngaho. None ikirenzeho akagenda akandikisha amazina ye kuri plaque. Tekereza icyo kintu papa. Uyu nguyu we tugezeho n'umwe mu bakobwa baciye agahigo hangaha mu Rwanda kubera kuntu bafite inzu nziza kandi zigezweho. Ibaze ko no mukobwa afite inzu imuhagaza amafaranga asaga miliyari y'amanyarwanda. Aho ngaho ushobora kwita wibaza ngo bano bakobwa ko bafite amafaranga bakiri batoya bayakuye he? Nta gisubizo nakumenera ku kanya gusa reka tubirebere hamwe. Reka mboneraho no kuguha ikaze muri kino kiganiro. Ino channel bayita Mesa Empire TV. Nice nitambukaho inkuru nk'izi ngizi buri munsi. Kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo utazajya ucikwa. Kandi kino kiganiro nimba wagikunze kora like. Munyemerere tuganire. Wari uzi ko umuherwekazi ari we ari yakuriye guze baga yitwa Chanel Makeup Palette igura hagati ya miliyoni 28 na miliyoni 45 z'amafaranga y'u Rwanda. Papa mbabari unyumvire kino kintu. Ibaze gufata amafaranga ari hejuru ya miliyoni 28 ukaba wakifata ukayaguramo baga agasakoshi nyine kano k'abasista ukagatwara mu ntoki. Bega no kuvuga ngo ubutwaye miliyoni 45 mu ntoki. Nyumvire icyo kintu papa. Hano mu Rwanda ndahamya neza ko hari abantu benshi bagiye batunze imodoka ziri munsi ya miliyoni 20. Ubwo no kuvuga ngo uno mukobwa watwaye imodoka nk'izi ngizi ebyiri mu ntoki rwose ari kwigendera mu muhanda. Ase nkahita nibaza ngo uno mukobwa ubu ngubu koko abari mu Rwanda cyangwa se no kwitwa ngo n'umunyarwanda yibereye hanze. Biba bitangaje kubona ugenda n'amaguru cyangwa se ufite akamodoka kawe ka Corolla ukabona undi muntu afite baga yagura izo Corolla nk'ebyiri cyangwa se eshatu bro. Nimba uri umuhungu cyangwa se uri umukobwa gira ukore dore imyaka nawe yakujyanye. Uyu mukobwa we mwita Miss Uwase Muyango yamaze kwibikaho imodoka nshya yo mu bwoko bwa Mercedes Benz GLC ifite plaque iri mu izina rye. Gira ngo mve kano kantu neza. Uyu mukobwa afite imodoka yo mu bwoko bwa Benz nshyashya GLC ifite plaque iri mu izina rye. Tubeteretse kujya guciro cy'imodoka. Ubundi kugira ngo ufate izina ryawe urishyire kuri plaque yawe nyine hano hajya imibare nyine plaque nyine y'imodoka ugashyiraho izina ryawe. Gufata hafi miliyoni 5 kugeza kuri 7 kugira ngo wemererwe kuba washyiraho izina ryawe niyo amafaranga babasha kuba baguca. Umva ayo mafaranga kuri plaque gusa. Iyi modoka ihagaze hafi miliyoni 70 ni kuzamura. Ibaza ayo mafaranga miliyoni 70 z'amanyarwanda. Ukayafata ukayaguramo imodoka rwose ukavuga ngo ngiye kujya nizengurukira umujyi rwose nicariye ni imodoka igomba kujyana ku kazi nta kindi nyine tu miliyoni 70 ukarenzaho n'amafaranga agira kuri miliyoni 5 kugeza kuri 7 zo kuri plaque. Uyu mukobwa mwita Miss Uwase Muyango. Abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ze Muyango yasangije abamukurikirana amashusho y'imodoka nshya agaragaza ko ari mu byishimo bidasanzwe. Ngira ngo muri kubibona aho ngaho ku mashusho ngiye mbakiriraho. Reba nk'iyo modoka papa. Modoka umukaro urabona wose cyaze koko hari abantu babayeho neza mane, hari abantu babayeho neza rwose mwicare mwige. Kino kiganiro ubundi njya kugitunganya sinabanje kuvuga ngo ngiye gukora top 5 y'abakobwa bafite amafaranga menshi anga kurusha abandi mu Rwanda. Ahubwo navuze ati abakobwa bafite agatubutse genda mvanga. Gusa ndahamya nashidikanye ko uno mukobwa witwa Mutesi Jolly ari we mukobwa wa mbere ufite amafaranga menshi anga mu Rwanda. Mu bakobwa tumaze kubona bose niwe mukobwa wa mbere ufite amafaranga menshi anga mu Rwanda bitewe n'igikorwa cy'indashyikirwa uno mukobwa witwa Mutesi Jolly yabashije kuba yakora. Ngira ngo nk'uko uri kubibona neza ngi kugira ngo ushyiraho amavideo agaragaza uno mukobwa witwa Mutesi Jolly ikintu yakoze ahangaha mu Rwanda kikaba cyaratunguye abantu benshi ndetse n'abo bantu nkabambarimo. Uyu mukobwa we yakoze ikirere dore n'umukobwa we bamwita Mutesi Jolly. Ibaze ko afite inzu ahangaha mu mujyi wa Kigali ihagaze amafaranga asaga miliyari y'amanyarwanda. Akaba ari nawo umukobwa wa mbere ahangaha mu Rwanda dufite waciye kano gahigo ko kuba afite ino nzu ihagaze amafaranga angana gutya. Ngira ngo namwe muri kubibona ahangaha ni muri salo rwose mumfashe dutemberane ino nzu urazamuka rwose ukajya ku ma-escalier. Ngira ngo muri kubona n'amarangi ari muri amatara papa. Ndebera amafaranga. Iki cyo ni igikoni ndebera icyo gikoni. Ahangaho hari amasaro menshi y'amazu ajya atandukanye ahangaha mu mujyi wa Kigali adasa nk'iki gikoni ahubwo. Ndebera iyo nzu mwana reba izo ntebe. Nyine hari ukuntu umuntu aba afite amafaranga hari no bita umugwiza tongo. Sasa ngira ngo nanone nkwibutse kano kantu ano mashusho ntiyafashwe no mu cameraman nyine ngagenda azamukana kamera nkuko muri kubibona na mashusho yafashwe ari hejuru mbega ni drone yafashe kandi nanone ni amafaranga menshi wongera gutanga kugira ngo uno muntu yongera aza gufatira amashusho. Reba iyo nzu ni warehouse nkibaza se ino nzu yiryamamo ukumva wenda uri gusinzira nyine ukumva wumva bimeze bite nyine tu yiryamye muri nonse reba icyo cyumba. Reba ekara
nyine ngewe ubundi mu busanzwe sinkunda amazu manini cyane, ahubwo n'umukobwa yaryamye muri ino nzu nanjye nubwo nayakunda ariko nabyemera ndyamishije aha ngaha kabisa. Reba iyo garderobe, reba imyenda, reba inkweto, ndebera Mutesi Jolly, bamwita Mutesi Jolly. Reba iyo nzu, cyangwa niya perezida wa Amerika bamubeshye bakavuga ngo ni iyi. Umukobwa ukiri mutoya rwose, njye nkahita nibaza ngo amafaranga bayakura he? Mugende mukore papa, mugende mwandika no muri comment mumbwire se mubona n'amafaranga bayakura. Reba iyo garderobe, mumfashe dutemberane ino nzu ubundi tumanze tumenye ngo ni gute. Tuvuye muri salo tugiye mu gikoni, tugiye mu cyumba, none tugeze muri garderobe. Angana ho hahariwe kujya pana bya bintu byanyu no kwita mumanika imigozi mu cyumba mukahita mushyiraho imyenda. Oya, wafite igice cyahariwe imyenda gusa. Ahubwo nkahita nibaza ngo se ko ufite utuguru tungaye tw'inkweto ntumanitse aha ngaho ubundi twagaragara. Mumbwire nawe wese ufite imiguru yakwibwa muri tubati twose. Reba iyo TV, mundebera iyo TV, ndebera uburiri kuntu bushashe, reba saro, nkibaza amafaranga ubundi aya amafaranga ava ibyo byumba kuntu bigiye bisa. Tujya ngo ni cya cyumba cya mbere, kindi kiri cyumba ya kuntu bigiye bisa. Reba iyo view hanze, najya mpagarara hanze mfite akantu ndi kwimura ngata nshima Imana. Iki cyumba cyo tugiyemo ni icyumba cya gatatu, ngira ngo muri kubibona, ntago ari nka bya bindi bibiri tumaze kureba haruguru. Reba nacyo kuntu kimeze. Ahubwo nkibaza cyangwa se no nzu ubundi ni yaba perezida nyine baza kuraramo, nyine bakaza kurara kwa Mutesi Jolly iyo baje nko mu Rwanda. Tugiye mu cyumba cya kane, turi icyumba cya kane. No kujya saa sita ndara mu cyumba kimwe nijoro nkahita mpindura ikindi nkajya mu kindi. Icyumba cya gatanu mwakibonye? Icyumba cya gatanu turi kubanyurishamo mwihuta kugira ngo mubanze murebe. Ahangaha ubungaha tugiranyije ni hera se ni kuri biyari cyane, biyari. Mbega umukobwa mu nzu ye yifitemo biyari, ntabyo kwirirwa asohoka ajya hanze. Ahangaha aho tugeze nahagenewe kureberamo filimi gusa. Ya mateleviziyo twabonaga muri salo burya hari n'icyumba cyagenewe movie gusa. Reba nyine gufata amafaranga yawe rwose ugashyiramo icyumba rwose byanza nirebereye movie. Dore piscine, dore amafaranga. Gusohoka hanze ugiye gukina biyari ntibigihari, gusohoka hanze ugiye muri piscine ntibigihari, gusohoka hanze ugiye ngo munoza ngo kureba movie ntibigihari. Dore gym yibereye mu nzu iwe. Ibi bikoresho ndakubwiza ukuri ko hano ari gym mu Rwanda dufite nyinshi zitarimo bino bikoresho byose, gusa we yabishyize mu nzu iwabo. Mwibutsa ko ino nzu ngihagaze hafi miliyari y'amanyarwanda, ubwo ni kubona njya narenga mwana. Sasa rero kino cyumba tugezemo ni cya kindi cyitwa twakita nka salon de coiffure, kwa kundi mufite amafaranga yanyu mukajya muri salon de coiffure hanze gutunganya imisatsi, we abyifitiye iwe. Abana rwose b'abakobwa bakize bakiri batoya, dore barushana basaza baba amafaranga. Rwose iyi ni inzu twagiye ahangaha ngo ni muri stream. Ubwo nibishatse kuvuga ikira mumbwire muri comment, ntabwo ndi gusobanukirwa neza. Stream I don't know, ntabwo napfa kubabeshya gutyo gusa. Reba hanze, reba view, reba ubusitani bwe kunungana. Ubusitani bwo bundi kubona bungana nk'ikibuga cy'Ikanombe. Yafashe ikibuga cyose cy'Ikanombe gitereka mu mbuga ye rwose ngo no ubusitani gusa. So ngaye ngo rero no munsi twaganiraga ku bakobwa bakiri batoya gusa bafite ibiceri utapfa kuba watekereza ko babifite. Uyu mukobwa mwita Mutesi Jolly ni umwe mu bakobwa tubonye bafite hano inzu zikomeye ahangaha mu Rwanda kurusha abandi. Twagiye tubona abandi ko bagiye bafite amamodoka, ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ko twaberetse inzu yitwa Mutesi Jolly, akaba ari imwe mu mazu yagiye avugisha abantu benshi cyane. Twabonye ko ifite ibyumba bigera kuri 5, ifite piscine, ifite gym, ndetse ifite naho barebera movie, ndetse n'ahandi henshi hagiye hatandukanye. Kisabwa nta kindi, kora subscribe kugira ngo ujye ubona inkuru nk'izi ngizi buri munsi. Kino kiganiro nimba wagikunze kora like uze kugisharinga inshuti zawe. Jye mwabanye banyita Promesse, niyo nagize aka the king of this upward +251 k 4734. Ciao.